iyi minsi mikuru itumaze abana abandi basigaranye agahinda gakomeye. Ahangaha nakubwira ko ibyahabaye byahahamuye batari bake. Abantu bagera kuri barindwi bose bo mu rugo rumwe, ubwo urumva ko ari umuryango ugizwe n'umugore n'umugabo n'abana babo bose bagera kuri batanu, bose baguye muri iyi mpanuka aho fuso yakubise imodoka bari barimo bose bikaza kurangira batakarije ubuzima. Birumvikana abangaba berekezaga mu ntara, ubwo birumvikana bari bagiye gusangira noheri n'ubunane nabo twavuga ko baba barasize mu cyaro. Ibi ngibi byabereye hehe? Iyi mpanuka yatewe n'iki? Nibyo nje kukugezaho, turaza kugirana ku musozo w'iyi nkuru wasobanukiwe neza ibi ngibi byose byabereye muri uyu muhanda. Reka nongere nkwibutse ko YouTube channel yanyu ari nayo yacu ikiri ya yindi ni Subiza TV. Aha niho ukura amakuru aba yizewe kandi amakuru aba agezweho. Mu nkundire mpikaze na babandi bakigera ahangaha aribwo bwa mbere tubabwire ngo nimukore subscribe cyangwa se abone bitewe nuko mubyita, ubundi mufungure kara kantu k'inzogera. Iyo niyo nkunga ya mbere muba muduhaye, kandi kubana natwe ni umugisha uba ukomeye kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yanyu yitwa Subiza TV. No kugenda mu liking iyi nkuru biduha motivation yo kugenda tubashakira amakuru hirya no hino biba byagiye ibiba, tukaza tubibagezaho gatanu kuri gatanu. N'ibitekerezo byanyu muze kugenda mwibuka mu bisigaho hasi muri comment. Tudatinze reka mpite nkutangirira n'iyi nkuru usobanukirwe neza iby'iyi mpanuka yabereye aha muri aka gace ka Masaka, mubashe gusobanukirwa neza agahinda abagize uyu muryango bandi bagiye basigarana, kuko nakubwira ko ubwo urugo rwose rwashize ubwo impamvu mvuze ngo abagize umuryango ubwo n'abantu navuga ngo nababyaye uyu mugore ndetse n'ababyaye uyu mugabo, nibwo abana nyine bo bajyanye n'ababyeyi babo. Urumva ko uyu mwaka ni njyana muntu, ibyabaye muri uyu mwaka sinzabona agiye mbibwira mu nkuru yabanjirije iyi mbabwira ngo ibyo bizandikwa mu mateka, kuko birababaje biteye n'agahinda. Iyi nkuru rero nk'uko ngiye kugenda nyigutangariza, biragaragara ko abantu barindwi bo mu muryango umwe bose bahetanwe n'iyi mpanuka yateye ubwoba abantu benshi. Iyi mpanuka ikaba yabereye muri uyu muhanda mu masaha ya mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 27 Ukuboza 2025. Ubwo uyu munsi ubu tuvugana nkugezaho iyi nkuru turi ku cyumweru tariki 28. Iyi ni impanuka rero yabaye ejo hashize. Iyi mpanuka rero yabaye ubwo imodoka mu bwoko bwa fuso yakubitanaga n'iyi modoka mu bwoko bwa Toyota. Bazi utu tumodoka uko duteye, ngira ngo muba mwahise mubona uburyo izi modoka zo zikoze. Ariko kandi iyi modoka ya fuso bagiye batubwira ko yari ipakiye imyaka, yaje kuyigwira rero biza kurangira nta muntu n'umwe urokotse iyi mpanuka ku bari bari muri iyi modoka ya Toyota. Nk'uko byagiye bitangazwa n'abageze ahangaha iyi mpanuka yabereye, bagaragaje ko uyu mugabo wari utwaye iyi modoka ari kumwe na famiye ye yose bavaga aho babaga bagiye gusura famiye baba barasize mu cyaro. Ubwo haba harimo abababyaye, ubwo n'ababyeyi babo n'abakecuru, birumvikana ntago babashije rero kugeraho. Iyi mpanuka rero nakubwiye ko yabaye mu masaha ya mu gitondo, hari mu masaha ya saa 12:30 za mu gitondo. Iyi mpanuka ikaba rero yabaye ibereye muri uyu muhanda wa Masaka Mbarara mu karere ka Rewongo. Ubwo ahangaha uhita wumva ko ari muri iki gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Aba bantu rero dukomeze kugenda tubasabira iruhuko ridashira, ndetse Imana ibakire mu bayo, kuko ntago umwaka bawusoje. Nubwo wenda noheri bayiriye, ariko bonane ntago bibakudiye ko bayirya. Burumva ko ibi ngibi byabaye biranababaje ndetse biteye n'agahinda. Imiryango yasigaye rero ndagenda nkomeza kuyihanganisha, kuko ibi ngibi kubyakira ntago byoroshye, nta nubwo wapfa guhita ubikurura wowe muri wowe cyangwa se wowe ubwawe ngo uhite ubyakira. Urumva ko ni ibintu byabaye bitunguranye. Amakuru akomeza kuvuga ko kandi iyi mpanuka yatewe n'iyi modoka yo mu bwoko bwa fuso, nk'uko ndi kugenda
kugenda mbikubwira yari ifite purake nk'uko muzi purake z'izi modoka zituruka muri iki gihugu cya Uganda uko ziba ziteye, yari yambaye purake imeze gutya ngiye kugenda mbikubwira, ifite inyuguti za UBP 510V. ni nabwo yakubitanye n'iyi modoka yo mu bwoko bwa Toyota yari iri kumwe cyangwa se yari itwawe n'uyu mugabo uri kumwe na famiye yose, ifite purake nayo ya UBH 476W. nibwo zero zagonganye, ubwo byagiye bigaragara ko iyi modoka yari itwawe n'uyu mugabo wari uri kumwe na famiye ye, yaje gukubitana n'iyi fuso biturutse ku kuba uyu mugabo wari utwaye iyi modoka yaturutse muri uyu muhanda wa Masaka, aho byagiye bigaragara ko n'iperereza ry'ibanze ryagiye ryerekana ko uyu mushoferi wari utwaye iyi Toyota wari uvuye muri uyu muhanda wa Masaka yerekeje cyangwa se ubwo yageragezaga kunyura ku zindi modoka zari imbere ye. Bwo murabizi umuntu nawe uri kwihuta agiye ahantu kure, ngira ngo igihugu cya Uganda nacyo murabizi ko ari igihugu kirekire mu kuntu, ubwo yari arimo avuga ati reka nihute mbashe kugera aho ngiye kare, ni kwa kundi yashakaga kudepasa. namwe musanzwe mubikora ku bashoferi bashobora kuba baneze amatwi, ibi ngibi umuntu abikuremo isomo rigiye ritandukanye. Akimara kubikora cyangwa se akimara kuva muri uyu muhanda wa Masaka, ni nabwo yageze aha ngaha ashaka kudepasa izindi modoka zari imbere ye, ni nabwo byagiye bigaragara ko zari imodoka zari ziri ku murongo, biza kurangira rero uyu nguyu yagonganye n'iyi kamyo ya fuso yari imuturutse imbere. disi muri kugenda mubona ko ibintu byaje kuba bibi cyane ahangaha muri uyu muhanda. abangabo bose rero bagendeye icyarimwe, Imana ikomeze ibatuza heza, ndetse umuryango wasigaye nabo bakomeze bihangane, kuko ibi ngibi ntago bari babyiteze habe na gatoya. ubwo murumva ko ibi byabereye muri uyu muhanda rero byaje gutuma n'ubundi ahangaha bigaragara ko haba ambutiyaje umwanya munini, kuko polisi y'iki gihugu cya Uganda nibwo yazaga kugera ahangaha igerageza kuba yakura n'ibi binyabiziga ahangaha byahangirikiye, ndetse ari nako igerageza gukura abangaba baburiye ubuzima muri iyi mpanuka, kuko imodoka yari yabaye ubushwange nk'uko amashusho bagiye bayagaragaza kuri social media. Ibi ngibi rero byose bikaba biri kugenda biba nyuma y'uko turi kugenda tubona n'ibindi bigiye bitandukanye bitari byiza biri kuba mu mpera z'uyu mwaka. wowe neza amatwi watanze iki kugira ngo uba ugeze aya masaha ugihumeka? shima Imana rero, ari nako usabira abangaba batamerewe neza n'iyi minsi, ubwo ni kuvuga basigaye, abo ngabo tugende tubasabira gukomera, ndetse n'abangabo bari kugenda batakariza ubuzima muri iyi mpera y'uyu mwaka, Imana ikomeze kugenda ibatuza aheza, kuko ntago ari bo bari banze kurangiza uyu mwaka. ni ibyabaye kandi bikaba byabaye nyine bibagwiriye nk'uko namwe mwagiye mubyibonera. ngaho nguko rero byabereye ahangaha mu gihugu cy'abaturanyi, dukomeza no kugenda dusabira abangaba bari bari muri iyi modoka bose kuba Imana yabakira mu bayo, ndetse ikanabatuza aheza. nanjye reka mfate uyu mwanya nshimire umuntu wese watangiranye nanjye nkamugezaho iyi nkuru yose, tukaba tugeranye ku musozo wayo, mubwire ngo uba wakoze cyane, n'ukuri Imana iguha umugisha, kandi nkubwira ngo YouTube channel iracyari yayindi ni Subiza TV. aha niho mukura amakuru abadasanzwe, kandi amakuru aba yizewe. tuze gusura amakuru acari imbere, kuko amakuru tuba afite menshi. reka mbwire na wa wundi tugeranye kuri uyu munota atarakora subscribe cyangwa sabone, bitewe nuko abyita yikwinangira umutima. aka niko kanya keza ko kubikora, ndetse musige n'ibitekerezo byanyu muri komenti. ibyo ngibyo nababwiye ko ari byo biduha imbaraga zo kugenda tubashakira amakuru muba mushaka hirya no hino. ibyo byose rero tubikora kubera ko mwebwe muhari, mudahari ntacyo twaba turi gukora. rero tuzabahorane, murakoze cyane. ciao ciao.